Mbahaye ikaze abakunzi ba The Next TV, ndabashimira cyane mwebwe mwakoze subscribe, nsaba abatarayikora namwe kuyikora kugira ngo tujye dukomeza tubane, kugira ngo umugisha wanyu ungereho, kuko gukora subscribe kuri iyi channel ya The Next TV ni umugisha kuri njyewe, kandi namwe n'ukuri Imana ijye ibagirira neza ibazirikane, kuko muba munkoreye ikintu gikomeye. Uyu munsi rero mbahaye ikaze kandi mbasabira umugisha mu byo murimo byose, muhahe muronke, buri muntu wese mu byo arimo, mu byo yerekejeho amaboko, Imana imuhe umugisha. Abakunzi banjye rero mwigire hino tubane, abashyashya namwe ni karibu, mugirirwe neza, muhabwe umugisha n'Imana, kandi mujye mukomeza mumbe hafi kuko muraba agaciro kuri jye. Uyu munsi rero nje kubabarira inkuru z'abantu banyweye ku musemburo ntajya nibagirwa. Ni inkuru yabaye kera, imwe ni inkuru yabaye kera, yari nko muri 1998. Iwacu hari habaye ubukwe. Ubukwe bwarabaye bwiza cyane, kera abantu baratwereraga ku rwego rwo hejuru. Noneho icyo gihe ubwo bukwe bwari bwabaye, inzoga zahamaze nk'icyumweru, wajya kubona ukabona umuntu araje azanye nk'akabido. Hari ukuntu mu byaro ntabwo bakundaga gutwerera wenda ibindi bintu, nta mafaranga yabagaho menshi yo kuvuga ngo uraha umuntu amafaranga, nta kintu runaka washoboraga guha umuntu nk'intwererano uretse gufata mu byo utunze ukamutwerera. Bitandukanye n'uyu munsi, aho iyo udahaye umuntu amafaranga ngo yirwarize kuko ari uzi ibintu akeneye, ntago ariko byari bimeze kera. Kera rero umuntu yabaga afite ibitoki akabyenga, akakazakuzanira urwagwa, cyangwa se akaba afite ikigage akakikuzanira. Atabigukorera gutyo, akaba yafata amasaka wenda yari bukoremo cya kigage, wenda yabuze umwanya, agafata ayo masaka akayakuzanira wowe ukabyikorera, cyangwa se agafata ibitoki akabikuzanira wowe ukitarira, warangiza ukazenga ukifatiramo urwagwa cyangwa umutobe uzakoresha mu bukwe bw'umuryango wawe kugira ngo mugubwe neza, ariko ntasigare yumva atagutwerereye cyangwa ngo nawe umugireho ikibazo. Byabaga ari ibintu byiza cyane. Icyo gihe rero ubukwe bwarabaye buba mu rugo iwacu. Noneho abantu bakazajya baza mu gitondo bakirwa binywera. Mbese umubyeyi wanjye twabanaga yari umubyeyi mwiza w'umunyempuhwe, kandi noneho ukunda abantu bose. Noneho abantu bakazajya baza kwifatira icyo kunywa. Ni ukuvuga ngo yego ari mu rugo, nta nubwo arabona akanya ko kuza, ariko arashaka kunywa ikintu, wenda arabizi ko aho ngaho hari ikintu, kandi byose ni ibintu bye byari ibya bose. Noneho bakaza bagafata ushaka urwawe akaza akarufata, ushaka icyo kigage akaza akagifata. Yewe kubera ko abashyitsi babaga barimo bakomeje kuba baza bataha, kubera ko ubukwe bwari ibintu by'igitangaza kera. Noneho ukabona harimo n'abazanye intwererano mo hagati, kandi ubukwe bwararangiye, ugasanga ni ibintu byiza. Noneho icyo gihe ukuntu byari bimeze, abantu barazaga, uri mu rugo agatuma umwana akazana akabido tukamushyiriramo, akagenda akanywa, wenda nimugoroba akaza kuganiriza mukecuru na muzehe, nimugoroba akaza kubaganiriza. Noneho bagakora gutyo kugeza wenda nk'icyumweru cyangwa icyumweru n'igice birangiye, ariko nta munsi w'ubusa habaga hatari icyo kunywa. Noneho rimwe haza umukecuru, yari umuntu hari harimo urugendo rurerure kugira ngo ugere iw'uwo mukecuru aho yari atuye. Noneho araza acaho yari afite imirima haruguru nanoneho gatoya iwacu, ajyayo yaje nko mu ma 3:00, acaho aragenda mu mirima ye akora ibyo akora. Ashobora kuba yarimo akura ibijumba abyohereza mu rugo iwabo, azana, noneho we asigara yahira ubwatsi bw'amatungo, inka, bari bafite inka. Noneho arangije kubyahira
arabifata araza, ageze iwacu nko mu ma saa sita saa saba, arangije abitura ku irembo. Mwaza kumbwira niba narakoze amafuti cyangwa nariyenzaga, gusa nshobora kuba nariyenzaga. Noneho atura bya byatsi byiwe ku irembo, kandi njyewe iyo nabaga nakubuye nta n'ikibabi cyabaga cyemerewe kugwa kivuye ku giti ngo kigwa ahantu nakubuye. Yewe n'abana bazaga bari babizi ko ndi bubadihe, bagasubira iwabo barira kubera ko banyandurije. Noneho umukecuru afata ibyatsi byiwe araza abikubise mu irembo, kandi urumva urwo rugo rurimo kugendwa cyane kubera hari icyo kunywa, haherutse kuba ubukwe, nawe araje abakubise ibyatsi bye mu irembo. Noneho aricaye, ubwo wenda tuvuge yageze mu rugo saa saba, saa munani, saa cyenda, umukecuru ari muri saro arimo arinywera, ubwo niba ari ikigage niba ari urwagwa yanywaga simbizi, kuko kera twari tubujijwe kuba twaza guhagarara ahantu abantu bakuru bicaye cyangwa bateraniye, ntabwo ibyo bintu byahabaga. Noneho aricaye aranyweye, arongera arinywera, niba ni no kuganira n'iki, birangira bigeze nko mu masaa moya, umukecuru arasohoka. Noneho hagati aho yarasohotse, hagati aho ngaho inka yacu yarabiye, kuko twebwe inka zacu zamye ziba mu kiraro. Noneho yabiye, numva yabigize intambara, yashakuje cyane, ndagenda mfata bya byatsi ndaza mbihereza inka iririra. Noneho inka irabirangiza, umukecuru birangiye bigeze muri ayo masaha ya saa moya cyangwa wenda nka saa 12:15, umukecuru arasohoka ati ubwatsi bwanjye. Ubwo umukecuru wanjye yaramuherekeje ati ubwatsi bwanjye. Umukecuru ati se waje uzanye ubwatsi? Undi ati nabuzanye. Umukecuru arampamagaye ati ubwatsi bwa kanaka burihe? Amubwanira karaka, ubwo se yigeze azana ubwatsi? Ubwo ngubwo yabwohereje ahubwo yabyibagiwe. Mbese nkoresha uko nshoboye, mugira nk'umuntu waje atazanye ubwatsi. Nawe nta bwatsi wazanye pe, ntibyibuke neza ntabwo wazanye. Noneho arangira ngo ati nabuzanye, dore nabutuye aha ngaha. Ni ngaho ndebera, aha hantu hari akatsi ubona kanahaguye, kubera yuko namaze kubutwara mpacisha akeyo. Arangije ati njye ntabuzanye. Ndamubwira ngo rero bashobora kuba babwibye kuko wabutaye ku irembo, kuko iwacu hari ku nzira. Ndamubwira ngo wabutaye aha ngaha urigendera, abashumba baraza wenda abaciyeho bagiye nko kwahira barabwiba. Umukecuru ati so ndavuga ngo iki? Ndavuga ko nagiye hehe? Ndavuga ko niriwe hehe? Ubwo urumva niho ikosa ryanjye ryavukiye. Noneho umukecuru aramuherekeza ati ngaho ugenda ihangane nta kundi, ubu se wajya kwahira ubundi aya masaha? Ati gendera uzaba wahira, kandi n'ubundi bwije inka ntirarirya. Umukecuru abaciye urubanza atyo, amubwira uburyo n'ubundi nk'itararirya. Arangije azabatse ati mbwiza ukuri, ubu bwatsi bwiwe wabushyize? Numvisha inka zacu zabira ndabuziha. Ati uranyumvira di? Ati ukaba umugize kuriya? Ndamwanireka nkubwire, yaje kunyanduriza kuko rwose yari bufate ubwatsi akabugeza mu rugo akabona kuza ugaruka akanywa inzoga. Ndangije umukecuru ati uramemukiye gusa. Ndamubwira se hari ubwo abizi yuko ari inka zawe ziburariye? Ati uramemukiye. Ndamwanira nyine nta kundi, ihangane nawe nk'uko umwihanganishije, ariko buriya ntabwo azongera kunywa atari yageza ibintu mu rugo. Uwo ni umwe. Nguko uwo mukecuru byamugendekeye, sinzi ukuntu yaraye aganira n'umuzehe wiwe, wabona hari n'ibibazo bagiranye, ariko ubwo ngubwo nzi neza yuko atabitinzeho, wenda simbizi, sinzi ko byifashe buriya. Noneho habaho undi muzehe, undi musaza. Arangije nawe yari afite umuvandimwe wiwe, baza gufata irembo ry'umukobwa we. Arangije baragira, aragenda anywa inzoga rwose ni byiza. Arangije aza
arataha, baramusezera nyine arataha nk'umuntu wamaze kwemerera irembo abantu, arangije arataha. Mu gutaha kwe yaciye mu rundi rugo rw'umuturanyi, naho asanga hari icyo kunywa. Arangije arababwira ati rero, ati nanze kubasuzugura, nanze guca ku rugo kuko mwari mwambwiye ko nzaza nk'abitaba. Ati rero naje. Baramuzimanira koko, baramwuhagira koko, baramwuhagira. Abo bantu bari bafite tuwarete itari yuzura, itari yakoreshwa, yari nshyashya, bari barimo bagiye kubaka, ariko batari bayishyiraho ibikuta, cyangwa mbese wari umwobo uri aho ngaho utari wakorerwa, utari washyirwamo imyanda, cyangwa ngo mbese wari umwobo mushyashya wenda gukoresha. Noneho ajya kwihagarika, agiye abirinduka muri wa mwobo, kuko wari wegeranye na tuwarete n'undi bari basanzwe bafite. Aguyemo avuza induru, avugije induru, baza gutabara bati tumukuremo. Arangije agatereka ati mwinkuramo, muzane ibitiyo. Uwo musaza rero ati muzane ibitiyo, ndabasabye ndabingenze, muzane ibitiyo, umuntu nkuramo turabonana. Bati se reka tugukuremo muzehe, rwose reka tugukuremo, dore utaba wanavunitse turebe. Umusaza ati reka mundeke mvunike, iyi ninda, uyu ni umuco mubi, kubera ko nari mvuye kwa kanaka nyweye inzoga z'ubuntu, naha ndongera ndaza ngo nywe izindi, uyu ni umuco utari mwiza, muzane ibitiyo, mufuherere mumeneho, rwose sinzongera kwanduranya, rwose ibi ntabyo. Nk'abantu mwe nguko uko abo bantu za manyinya zagiye zibagirira nabi, zikabatamaza mu ruhame ko izuba ryaka. Ubwo rero ngiyo inkuru nari mfite uyu munsi y'abantu batamajwe na Kamanyinya. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mujye mukomeza mubane nanjye. Ni byiza kubana nanjye, kandi wenda uko bizagenda bikunda tuzagenda tugira ibiganiro byiza, kuko hariho ibyo ntarakora, hari ibyo nteganya gukora, kandi turi kumwe byose birashoboka. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.